Origo. Umushyira n'ibintu. Abo bakobwa abantu bagiye kukira ntacyo usigara. Amasimo. Madudari. Oringa aho ngaho. Basta, meza no para fazer. Beleza? Gitarari. Ariko uhakanite ko imvura itaragwa. Bavuze sangaye. Imvura sigira wakongeze indi saha imvura igira isaha sangaye wakongeze indi saha imvura igira isaha umva twavuze ngo ikikare umva solution ntabwo pastor yemera rero manureka nkubwira reka nkubwira wavuze ko igwasanga tukongeze indi saha wemera ko nyuma yuko mushushanyije kiri bugwe duhe nigahita tukayizina umva se icyo shaka ubu mwese ndababonye muri abanzi ba boss mwagira ngo akazi gapfe wahora umukunzi kandi rero bashaka noneho yaguye niba nabishaka ahubwo mwebwe muri kuburana ngo yagombye kuba yaguye ubwo ndababonye paste oya Simoni yazenuye sibaye saa 11 ariko reba narembe dore Simoni yazenuye ubu ntabwo reba icyo nziza pastor yemera ko yatsinze yavuze ko saa 8 yagomba uyu bamubwiye ko kuntegano arangije none se uri murishyura gukubita icyitwa umuheno imvura murishyura gutya urumva sorose nabyo imvura nayo imvura ego yemere icyaha bwo Ko umuntu mukuru nkaho utibende navubye nabi umuntu mukuru agakanikira. uriya nababonye buguti navubye nabi nari mwiteze kujya munkubita n'igihe yabuze oya iyigwa mwari kujya munkubita n'igihe yabuze nabamenye oya ahubwo ubu ni ngiye ugiye kugenderwa zayababwira ngo irakwa cyangwa nini ariko kubundi wikojeje ahantu ukagaruka nabwiye ngo nta mvura ihari wowe wikojeje ahantu ukaza uvuga iby'imvura wari uvuye gukora ubwo rero najya mbembwa kwica imvura uwo munsi paka ubu wari uzi ko batagukurikirana oya mwebwe gukurikirana bakufashwe none se mwebwe mwambajije aho iri bugwe bari gukurikirana mwifuzaga kwigwa bakubitse ngo tukubate saa 10 nyine oya mwifuzaga kwigwa none turazimubaza bande ahubwo wowe yavugaga yaguye mwebwe iyo atubwiraga yaguye he nidusanga itaguye noneho amagara ikiro cyamagara rurindo wamagara nyirangarama urumva nusanga nta yahaguye none uhaka none wayohereje saa 8 niho yari bugwe mwebwe ntimwigeze mumbaza ngo esiragwa hagana watubwiye ngo yatwicira akazi oya yo kwica akazi imvura ngo ubuyaje tugire fa oya we bisubiraho wibisubiraho wishyiraho ikintu ese hano hagushinze ubwo tubwira ahubwo nabyo tubwira ikintu cyakwiye Simwe mwahe Naribu Ni wali niragira mu gatuza none wamba inda yanjye mwayiretse ko ni ibintu wanyweye Zamutse mwa. muze bano ugiye kubareba namwe sa we na kibazo va ukobwa turaziranye ibya cyane Mwese mujyanye mu birori se. babisobanura se Ibyo kubisobanura se. oya nta by'ibirori bazongera bavuze n'uzo okay ujya kure kumaho nabyibugiye Adede birebye nka Musa
munsi ubona azabyara bameze Musa azabyara bameze abana bameze uruhinja rwa Musa icyambere nta musatsi uzaruka umusatsi ntacyo bitwaye n'abayifite barayogosha shaka indi nenge afite umutwe munini shaka indi nenge nawe umusatsi we ntacyo uvuze umutwe wa Musa umwana wa Musa kugira ngo azavuke bazitabaza sekateri umutwe w'umwana wa Musa kugira ngo azavuke bazitwaza sekateri oya ariya magufa aba yoroshye ntabatari ariya magufa aba yoroshye yongera kugerageza cyambere Musa ntiyagutera inda atari mu mibyizi noneho ikintu uburyo azarira urakemangwa Musa azibyarira utwana duhuha udupiriro wenyine we hari abantu inama n'uko ibintu bikurikira unababwira ibikurikiraho uko biriya bimeze wavangamo cya cyongereza kuri umuntu wiyemera barabanza gukoresha inama noneho sasa waraturuka hakurya iriya sasa ni mujye twumve mwana mwese mwicaye hano abantu bose naje muri ibi cyangwa murahagaze ni ukuvuga ngo muje mu munsi mukuru w'uburyo turi kugendana rero wagiye kubabwira ibintu byose uko biteganijwe agira umuntu umuvangira anababwire aho ibirori bibera ndashaka mubwira abantu bari bunywe za rufuro mushyire hejuru abari bunywe za rikeri mushyire hejuru abanywa ibidasembuye mushyire hejuru kandi niba ubwo ugahita ubishinga abantu tiwe bafate mu mutwe wowe turakohereza nawe urahituza uturuke ahantu tutazi twe ntabwo tuhazi nuhagera uvuge tanazi mwana wa ni wowe urimo gukora ibyo mwana we maze icyumweru maze bibiri maze bitatu ngo ushaka narakubuze kumbe wibereye inaha abandi batangira kwibaza ko yababwiye ko atagira mama batagira papa we bite uyu nguyu rero nta kindi ahita avuga uriya nimumwiteho mama se ko yapfuye kera ariko n'ubundi asanzwe aza gusura abantu b'iwabo rero akabasura n'amasambu ye akaza gusura amasambu ntimubitinde uriya ni umuzimu rwose ahagaze ahantu hamwe wumiwe nta kibazo oya byamweru bitatu n'ibyo umaze inaha waraje kumushakisha ubu uramubura amafaranga agushiriraho usigaye ucicura bari bwugira bya bindi ugahita wiciraho wacona bari abandi nabo bakagira bate bakagukurikira mwebwe wowe nawe mugasigara mureba wowe n'umuzigo uyikore mugaye nyine twebwe abangaba uyu nguyu agiye kubanza kubaha iki amabwiriza bicaye hano yanashaka rero kumara kubaha amabwiriza kuko mu tukazayiyandikira yanjye nawe se murebe mu maso asuma abandi bose bicara va mu maguru y'abagabo mu kanwa uno sasa uburyo buno Musa umusore inzozi ze zibaye impamo abatabishaka dana gira imbere noneho agiye hano ubwo bariya ndabafatira hebo bari ntacyo bavuga usibye kuririmba ngo byemere
ubundi ni ukwijuju turagiye kubanza gutanga briefing ni ukuvuga ngo n'ubundi rero nimuze ugiye kumwambika ni nka gutya n'ubundi noneho mama wawe we yaza tukamushyira mama bino nkwereke nuza ahantu uri buhagarare hano uyu mumama hano aze hano aho wari ukabona arabuze neza neza ni umuzima ajyaza no gutembera mu masambu y'iwabo yapfuye kera yaramushatse nawe harimo ibyo nguye gutuza ni umuzimu wa mama wawe umuzimu wa mama wawe urabona ari mama wawe ako kidayida ngo ntago ari umuzimu ngo dore ngo afite ibijumba hari umuzimu umuzimu arya iki mama we imyuka umuzimazi arya iki afite umuzimazi usa nka mama we Anchete chaka ereza anchete mare ngora macho uranze osha mama ni umuzimu sha uramwiyakanye umuzimu ye